ni ukomeye cyane kuko tugiye mu gikorwa nyirizina cyo guhemba abanyeshuri bahize abandi. Iyo tuvuga umunyeshuri uba uwa mbere mu gihugu, ntabwo ari ukuvuga gusa ko aba afite ubwenge bwinshi. Akenshi biba ari ibisubizo by'ubwenge, uburyo yiga, discipline, igihe akoresha, kwiyemeza no kumenya neza icyo agamije. Ubushakashatsi ku myigire bugaragaza ko gukoresha uburyo bwo kwiga bukora ku bwonko, nko kwibaza ibibazo byinshi, gukora ama-exercices, gusobanura ibyo wize no gukoresha ibizamini bya kera, ngo ibi bikaba bifitanye isano ikomeye n'amanota meza. Uyu munsi rero tukaba twabateguriye ikiganiro cyangwa se ibintu 10 bigaragaza umwana wabaye uwa mbere. Ese nize tekinike yakoresheje cyangwa se amacenga kugira ngo abe uwa mbere? Kuko turabizi mu ishuri haba uwa mbere n'uwa nyuma, uwa mbere mu gihugu ndetse n'uwa nyuma mu gihugu. Dore impamvu 10 rero zose tugiye kurebera hamwe. Iya mbere akaba ari uko yiga afite intego isobanutse. Buri muntu wese kugira ngo agire icyo ageraho akaba agomba kugira intego cyangwa se ikintu kimumotiva kugira ngo akomeze agere ku cyo yiyemeje. Umunyeshuri ushaka kuba uwa mbere ntabwo yiga kubera ko mwarimu yamubwiye ati mukore revision cyangwa se mukore exercice. Aba afite intego mu mutwe. Urugero ndashaka kuba mu banyeshuri ba mbere mu gihugu cyangwa se mu ishuri cyangwa se ku kigo. Iyo ntego ikaba imufasha ibyo agomba gukora buri munsi. Iyo afite isomo atumva ntaryirengagiza, ahubwo akora icyo ari cyo cyose kugira ngo arisobanukirwe. Iyo yabonye ko afite intege nke wenda nko mu mibare cyangwa se fiziki, arikoreraho kugeza arushijeho kurisobanukirwa. Kandi ikindi, intego ikaba ituma kwiga kwe kugira icyerekezo aho kuba gusoma ibitabo gusa. Ikintu cya kabiri gituma umunyeshuri aba uwa mbere mu gihugu akaba ari ntashingira ku bwenge gusa, akaba agira discipline ikomeye. Burya discipline cyangwa se guhozaho akaba ari cyo ibintu bibiri bifitanye isano bituma ugera ku cyo wiyemeje. N'abantu bose nibyo bakoresha kugira ngo bagire icyo bakegeraho mu buzima. Hari abanyeshuri bafite ubwenge bwinshi ariko ntibatsinde neza kubera kutagira gahunda. Umunyeshuri wa mbere ashobora kuba atari we ufite IQ iruta iy'abandi bose, ariko akagira discipline yo gukora ibyo yiyemeje gukora n'igihe atabishaka. Iyo igihe cyo kwiga kigeze ariga, iyo igihe cyo gukora exercice kigeze arazikora. Iyo examen iri hafi ntabwo atangira kwiga ibintu byose bwa mbere, ahubwo aba yaratangiye kubyiga kare kuko buri gihe aba ahozaho ndetse afite n'iyo discipline. Ikindi, discipline ikaba ituma imbaraga ntuzikoreshwa mu minsi, zikusanyiriza hamwe zikabyara umusaruro munini. Ikintu cya gatatu gituma umunyeshuri aba uwa mbere mu gihugu akaba ari ugukoresha uburyo bwo kwiga bukora, ntabwo asoma gusa. Uburyo bwo kwiga anakora akaba ari nko gukora imibare, fiziki cyangwa se nka shimi, kuko aba ari ibintu bisaba kwandika. Iri ni rimwe mu mabanga akomeye. Hari itandukaniro hagati yo kuvuga ngo nasomye iki gice no kuvuga ngo nshobora kugisobanura ntarebye mu gitabo. Kwiga neza bisaba active learning, ngo ni ugukora exercice, kwibaza ibibazo, gukora self tests, gusobanura concept mu magambo yawe, gukora past papers no gushaka ibisubizo ku bibazo bigoranye. Ubushakashatsi bwerekanye ko abanyeshuri bakoresha uburyo bwinshi bwo kwiga bukora bakunda kugira amanota meza kurusha abakoresha cyane uburyo bwo kwiga butarimo gutekereza cyane. Ikintu cya kane kigaragaza cyangwa se kiranga umunyeshuri ushaka kuba uwa mbere mu gihugu akaba amenya intege nke ze kandi akazikoraho ku buryo ibi ngibi bituma adasubira inyuma. Umunyeshuri ushaka kuba uwa mbere ntabwo yibanda gusa ku byo azi. Urugero, niba imibare agira 95%, economy akagira 92%, computer science akagira 98%, icyongereza akagira 68%, umuntu ashobora kwishimira cyane
95%, 92%, na 98%, ariko umunyeshuri ushaka kuba uwa mbere ahita abona ko English ariho ashobora gutakaza amanota menshi, ko muri English twabonye ko ari Icyongereza afitemo 68%. Aho niho ashyira imbaraga nyinshi. Umunyeshuri mwiza ntabwo abaza ati ni iki nzi, ahubwo aribaza ati ni hehe nkiri hasi. Icya gatanu kiranga umunyeshuri ushaka kuba uwa mbere mu gihugu cyangwa se wabaye uwa mbere mu gihugu ni uko yakoze ni gukora ama exercice menshi kandi akiga ku makosa ye. Gusoma igisubizo ntabwo bihagije. Umunyeshuri ushaka amanota menshi agomba kwitoza gukemura ibibazo atabanje kureba ibisubizo. Iyo akoze ikosa ntabwo arihisha, ararisesengura ndetse akibaza ngo nakosheje he, ese ni concept ntasobanukiwe, ni formula nibagiwe, nakoze calculation nabi cyangwa nasomye ibibazo nabi. Hanyuma akandika ayo makosa kandi akayasubiramo. Ikosa rimwe ryasobanuwe neza rishobora kuba isomo rikomeye kurusha exercice 10 wakoze utazi impamvu wasubije neza. Ikintu cya gatandatu cyaranze cyangwa se kiranga umunyeshuri wabaye uwa mbere cyangwa ashaka kuba uwa mbere ni uko amenya gukoresha igihe cye. Kuba umunyeshuri ukomeye ntabwo bivuze kwiga amasaha 15 buri munsi. Ikintu gikomeye ni ukumenya icyo gukora, igihe cyo kugikora, nuko ugikora neza. Urugero, aho kumara amasaha 4 telefone iri iruhande rwawe ukiga iminota mike gusa kubera distractions, umunyeshuri ufite gahunda ashobora gushyiraho igihe runaka cyo kwiga nta telefone, akiga yitonze hanyuma akaruhuka. Ubushakashatsi bukaba bwaragaragaje ko kandi ko distraction nyinshi mu gihe cyo kwiga ifitanye isano n'imikorere mibi ku bizamini. Ikintu cya karindwi kigaragaza umuntu ushaka kuzaba uwa mbere mu gihugu cyangwa se wabaye uwa mbere mu gihugu, ikintu yakoresheje ni uko adatinya kubaza no gushaka ubufasha. Umunyeshuri ushaka kuba uwa mbere ntabwo avuga ati niba mbajije iki kibazo abandi baranseka. Iyo hari concept atumva abaza mwarimu. Umunyeshuri uyizi neza cyane cyane ukunda kudomina mu masomo menshi cyangwa agakoresha ibindi bitabo n'amasoko yo kwigiraho. Amasoko yo kwigiraho internet ikaba irimo ibitabo ndetse no kubaza umunyeshuri cyangwa se umuntu wizera ko azi ikintu akurusha. Ibi akaba ari ingenzi cyane kuko ikibazo utabajije gishobora gukomeza kukugora kugeza ku munsi w'ikizamini. Umunyeshuri ukomeye ntabwo agerageza kugaragara nk'aho azi byose, ahubwo ashaka kumenya ibyo atazi. Ikintu cya 8 kigaragaza cyangwa se cyagaragaje umuntu wabaye uwa mbere, arinda umubiri n'ubwonko bwe. Hari umuntu ushobora kuvuga ati ngiye kuba uwa mbere, reka njye ndyama amasaha 3 gusa nige nijoro. Ibi ngibi ntabwo buri gihe ari strategy nziza. Ubushakashatsi bwabonye isano hagati y'ubuziranenge, igihe ndetse n'ubudahindagurika bw'ibitotsi n'imikorere myiza mu myigire. Ubwonko bukora neza iyo umunyeshuri abona ikiruhuko gihagije, ibitotsi byiza, amafunguro meza n'igihe cyo kuruhuka. Ni ukuvuga ko ari rimwe na rimwe gusinzira neza bishobora kugufasha kurusha kongera isaha imwe ku kwiga ariko unaniwe. Ikintu cya 9 kigaragaza cyangwa se cyagaragaje umuntu wabaye uwa mbere mu gihugu ntabwo ategereza iminsi mike mbere y'ikizamini. Aha niho abanyeshuri benshi batandukaniye n'abakomeye. Umwe ashobora kuvuga ati examen isigaje ibyumweru 2 nzatangira revision, wenda habura icyumweru kimwe n'iminsi ngahe. Undi akaba yarasanzwe asubiramo amasomo buhoro buhoro kuva kera, kuva akikiga iryo somo. Iyo examen igeze uwa kabiri ntabwo aba atangiye kwiga, aba ari gusubiramo no gukosora afite intege nke nk'ibibazo byamunaniye. Iki akaba ari cyo gihe agira icyo kubaza mwarimu we cyangwa se umuntu wafata nk'icyitegererezo cyangwa se abaprof bo muri icyo kigo. Ibintu bimubangamira cyangwa se bituma atumva neza cyangwa se byananiranye gukemura. Ibi bikaba bituma examen itamugwa hejuru nk'ikintu gishya kuko aba yaratangiye kwitegura hakiri kare. Ikintu cya 10 ari nacyo cya nyuma kigaragaza cyangwa se cyaranze umuntu wabaye uwa mbere mu gihugu nuko afite umutima wo kudacika intege.
Iyi ishobora kuba imwe mu mpamvu zikomeye kurusha izindi. Niba umunyeshuri abonye amanota 48% muri mathematics, ashobora kuvuga ati njye sinshoboye mathematics. Ariko umunyeshuri wiyemeje kuba uwa mbere ashobora kuvuga ati uyu munsi nabonye 48%, none se nakora iki kugira ngo ubutambone 60%, nyuma 70%, hanyuma ngire 80%. Abadashaka ko amanota mabi amuha identity, ahindura amanota mabi akayagira feedback nziza. Iyo gutsindwa gito bimubayeho, arasesengura, agahindura uburyo yiga, akongera akagerageza. Mu ncamake, umunyeshuri uba uwa mbere mu gihugu akenshi ntabwo aba yaratsinze kubera impamvu imwe gusa cyangwa se amahirwe, ahubwo strategy aba yarakoresheje ni ukuvuga ko aba yarafashe intego ye, akongeraho discipline, akongera active learning, akongera exercise, gukosora amakosa, gukoresha igihe neza, kubaza, ubuzima bwiza. Aha mu buzima bwiza ni ukuryama akaruhuka, ndetse byangombwa yakoze n'agasiporo gakeya. Ikindi ni revision ihoraho no kudacika intege. Kandi ikintu cy'ingenzi cyane akaba ari uko ntabwo kuba uwa mbere bisobanura kwiga cyane gusa, bisobanura kwiga neza buri gihe no kumenya ibyo uhindura igihe uburyo bwawe budatanga umusaruro. Murakoze, mwari muri kumwe na Adolphe Muhire. Mukande subscribe kugira ngo duhore tubana buri munsi mu bintu byakungura ubwenge. Ciao ciao, ndabakunda cyane.